munkundire mbasuhuze mwe mwamaze gukora subscribe kuri Bigerezo TV, nawe utarayikora mubwire ngo nyarukirayo ukore subscribe, share, comment na like. Urabuteye inkunga umurimo w'Imana mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Kristo aguhe umugisha. Suhuze abantu bose aho baherereye, suhuze buri munyarwanda wese, ari abari mu mahanga, ari muri Afurika ndetse n'abaherereye hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda aho turi. Mbifurize umugisha w'Imana. Reka ngire nti umugisha w'Imana nube kuri wowe ukunda Bigerezo TV, umugisha w'Imana nube ku muryango wawe, umugisha w'Imana nube ku gihugu cyacu, kandi umugisha w'Imana ukomeze twomeho. Umugisha mbifurije ni umugisha uri prolonge, umugisha udashira, donc umugisha udakama. Mu yandi magambo, Imana iguhe ibintu bitarangira, iguhe ariko ibintu byiza bidashira. Mu yandi magambo, iguha amafaranga adashira, iguha akazi gahoraho, iguha ubwenge buhoraho. Ikintu cyose ugiye gukora ntikize kurangira. Mu yandi magambo, ikintu kikuzanira income, kikuzanira income nziza, ntigishire. Mbifurije ntyo rero, kandi ndabizi ko namwe nibyo munyifuriza. Nanjye umugisha w'Imana wongereho. Dusangire rero ijambo ry'Imana. Nkundira dusenga Imana, hanyuma nidusenga, nitumara gusenga twumva ijambo ry'Imana. Turagushimiye Mwami, tugushimiye aka kanya duhaye. Mwuka wera w'Imana nabane nanjye, ushyigikire kandi ukorane nanjye, kwera kw'Imana kwe kuri twebwe abagiye kumva ijambo ryawe. Ubafashe Mwuka wera w'Imana bane nabo, kandi nanjye unkoreshe iby'ubutwari. Senze ntya izina rya Kristo Yesu, amen. Reka mbaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Mwebwe mudahwema kutwereka ko mudukunda, mwebwe mukunda ijambo ry'Imana. Yesu aguhe umugisha, Yesu akurebe neza, Yesu nabane natwe aho turi, nawe aho uherereye. Imana ikumere umugisha. Tuganire ijambo ry'Imana rero, kandi ndabizi ko Yesu aza kugufasha mukabasha kuryumva. Ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Matayo, igice cyaho cya 24, turasoma n'umurongo wa 3, hanyuma turaza gusoreza ku murongo waho wa 11. Haranditswe ngo yicaye ku musozi wa Elayono, abigishwa baza aho ari biherereye, baramubaza bati, tubwire ibyo bizaba ryari, n'ikimenyetso cyo kugaruka kwawe n'ikimeruka y'isi ni ikihe? Yesu arabasubiza ati, mwirinde hatagira umuntu bayobya, kuko benshi bazaza biyitira izina ryanjye bati ni jye Kristo. Bazayobya benshi. Muzumva iby'intambara n'impuha n'intambara. Mwirinde mudahagarika imitima, kuko bitazabura kubaho, ariko imperuka izaba itaraza. Ishyanga rizatera irindi shyanga, n'ubwami buzatera ubundi bwami. Hazabaho inzara n'ibishyitsi hamwe na hamwe, ariko ibyo byose bizaba ari intangiriro ryo kuramukwa. Ubwo nibwo bazabagambanira ngo mubabazwe, ndetse bazabica. Muzatangwa n'amahanga yose abahora izina ryanjye. Nibwo benshi bazasubira inyuma, bagambanirane, bangane. N'abahanuzi b'ibinyoma bazaduka bayobye benshi. Nakanashakaga n'abahanuzi b'ibinyoma muri icyo gihe bazaduka bagwize benshi, bayobye benshi purito. Aya ni amagambo akomeye asaba ko Umwuka wera w'Imana yaza kugufasha ukayumva neza. Turebe urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abatesalonike, igice cya 5, dore ku murongo wa 1 haranditswe ngo, ariko bene data, iby'ibihe n'iminsi ntimugomba kubyandikirwa, kuko ubwanyu muzi neza yuko umunsi w'Umwami wacu uzaza nk'uko umujura aza nijoro. Ubwo bazaba bavuga bati ni amahoro, nta kibi kiriho. Nibwo kurimbuka kuzabatungura nk'uko ibise bitungura umugore utwite, kandi ntibazabasha kubikirana hato. Ariko mwebweho bene data, ntimuri mu mwijima ngo uwo munsi ubatungure nk'umujura, kuko mwese muri abana b'umucyo n'abana b'amanywa. Ntituri ab'ijoro cyangwa ab'umwijima. Nuko rero twe gusinzira nk'abandi, ahubwo tube maso
twirinde ibisindisha, kuko abasinzira basinzira nijoro n'abasinda bagasinda nijoro, ariko twebweho ubwo turi ab'amanywa twirinde ibisindisha, twambaye kwizera n'urukundo nk'icyuma gikingira igituza, kandi twambaye ibyiringiro byo kuzabonekana agakiza nk'ingofero, kuko Imana itatugeneye umujinya, ahubwo yatugeneye guheshwa agakiza n'umwami wacu Yesu Kristo, wadupfiriye kugira ngo nituba turi maso cyangwa nituba dusinziriye tuzabaneho nawe. Nuko rero muhumurizanye kandi muhugurane nk'uko musanzwe mubikora, Imana nihimbazwe. Haleluya. Munyemerere muranyemerera mbaganirize amagambo atari menshi, nababwiye ko ntazajya ntinda cyane. Ndashaka ko tuganira ijambo rikomeye rikakubera inkomezi, ijambo wagenderaho wakongera ugatekereza. Donc buri kintu cyose kigira rusije, cyangwa se buri kintu cyose umuntu avuga kitagira intangiriro, kitagira fondasiyo, burya nta hantu kiba cyubakiye. Niyo mpamvu ushaka ko tuganira ku ntego cyangwa se impamvu y'aya magambo uyifate. Wenda ntufate ari amagambo yose uko nyasomye, ariko ukuremo intego imwe ivuga ngo wa maso utegereze kugaruka k'umwami. Ndashaka kubabwira ngo nimube maso bantu bari mu gihe cy'imperuka, bantu b'Imana, bakozi b'Imana, bantu muri gushaka ubwami bw'Imana. Ndagira ngo mbamenyeshe ko nta gihe tugisigaranye muri iyi si. Ibi bivuze ko mu minsi dusigaranye tutaramenya uko ingana, mu gihe tutazi uko kingana, ntabwo ari iterabwoba. Reka mbabwire ngo nimube maso, twongere dutegereze kugaruka k'umwami. Ariko kuba maso ntibihagije, ube maso ariko nabe mu buzima bukiranuka. Birashoboka ko waba maso ariko udakiranuka. Kristo agarutse gutwara itorero agasanga uri maso ariko nta gukiranuka, reka mubwire ko atakujyana. Kristo azatwara umuntu uri maso ariko muri we afite n'agakiza. Muririmbyi yararimbye ngo ni Nasiri na Yesu. Donc Yesu azajyana umuntu bafitanye ibanga, umuntu wamaze kwakira Yesu umwami n'umukiza. Uyu muntu nubwo ibihe byamukomerana, ariko abazi neza ko Kristo azaza gutwara itorero. Ubwo azaza aje gutwara itorero, nawe azamujyana. Reka ngo usabe aho uherereye, igihugu cyose waba urimo, ahantu hose waba uri, bamaso nyaboneka. Nongere mbisubiremo, nta kindi Imana intumye kukubwira, ni ukuba maso tukongera tugategereza kugaruka k'umwami Yesu. Kubera iki aya magambo? Nuza kureba uri kugenzura, urasanga abantu bose bari bize. Abantu bari bize, n'umuririmbyi umwe yararirimbye, yaravuze ngo abantu bari bize. Niyo ugiye kubasura usanga bibereye kuri WhatsApp. Nta muntu ushobora gusura undi muri iki gihe ngo nibuze ngo akwakirize ijambo ry'Imana, cyangwa se afata akanya kukubwira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Usanga buri muntu wese, bamwe na bamwe atafungura televiziyo akigira kuri WhatsApp. Noneho iwacu mu Rwanda dufite ikoranabuhanga ryinshi kandi rikomeye. Dufite ikintu cyitwa internet yihuta 4G. Donc 4G niyo yihuta cyane, ariko hazaza n'undi muyoboro wa 5G bitewe n'uko igihugu cyacu kiri mu iterambere cyane, kandi twimirije imbere ikintu cyitwa ikoranabuhanga. Ikoranabuhanga rero dufite internet. Usanga rimwe na rimwe iyo ugiye ahantu kubasura cyangwa se muri kuganira n'umuntu, usanga buri wese ari busy ku kintu cyitwa internet. Dufite umuvuduko wa internet wihuta cyane, tunabishimira Imana, tunashimira abayobozi bacu. Ni ukuri internet yo mu Rwanda rwose ntabwo nabanga igenda nk'akanyamasyo, irihuta, ni nziza cyane, nta kibazo. Hanyuma kubera iryo koranabuhanga dukoresha, rimwe na rimwe usanga turi bize. Kuba bize concentre ni ikintu runaka. Noneho ugasanga umuntu wese ari maso kuri internet, areba amakuru agezweho, areba utuvideo twashyizweho, kandi nabyo ni byiza.
ariko kugira ngo abantu bazahe umwanya ijambo ry'Imana bongere batekereze ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi, usanga ikintu cyitwa ubugingo abantu benshi. Nyamara bene data, nimwongere mukunde ubugingo budashira, bugingo wongere. Nibyo kujya kuri interineti safa ni byiza, gushaka amafaranga ni byiza, kujya mu kazi ni byiza, ariko ongera utekereze ngo nyuma y'ibi bizagenda gute, kuko ndi bize cyane. Nyuma hari umufilozofe umwe yajyaga abaho apinga ibintu by'Imana, havuga ngo Dieu n'existe pas, Imana ntibaho. Noneho ngo ageze igihe cyo gupfa, abona ibintu bikomeye bimutera ubwoba, bashaka kwihana bidagishobotse, ahita avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo au moment j'accepte que Dieu existe, ngo noneho ubu ngubu ngo nemeye ko Imana none ibaho, kubera ko ibyo utabona ko Imana itariho, bene data, hari igihe kizagera, hari periode ushobora kugeramo ukemera ko Imana ibaho. Bibiliya yavuze ngo iki? Yesaya ntekereza ari 55 navuze ngo nimushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa, nimumwambaze akiri bugufi. Iyo Bibiliya ivuga ngo nimushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa, bivuze ko hari igihe kizagera akatwihisha. Mu yandi magambo, iki cyari igihe cyo kongera tukaba amaso. Iki nico gihe Imana itugeneye cyo kubana n'Imana. Iki cyari igihe Imana duhaye cyo kongera kuzirikana ibyo Imana yakoze, tukongera tukabona ineza y'Imana, tukibuka ko Imana ariyo ibikora. Bwana Yesu asifiwe. Ndagusabye rero, bamaso, twongere tube maso, dutegereze kugaruka k'Umwami. Hanyuma Yesu rimwe ari kumwe n'abigishwa be 12 bageze mu gashyamba ka Getsemani, kuko igihe cye cyendaga kugera, yabonaga ari hafi kugambanirwa mu maboko y'abanyabyaha, kuko bizari byarahanuwe ko umwana w'umuntu azafatwa n'amaboko y'abanyabyaha, akicwa ku munsi wa mbere, ariko iminsi 3 yarangira akazazuka, akagaruka kandi akiyereka abigishwa. Byari byarahanuwe. Igihe cye rero cyenda gusohora, muhurikire mu nyumve, igihe cya Yesu cyenda gusohora ngo afatwe agambanirwe mu maboko y'abanyabyaha, Yesu hari ikintu yakoreye intumwa, abigishwa be. Yarababwiye ngo nimuze mbigishe gusenga. Mu gusenga kwabo, Yesu ngo batangiye gusenga, ngo abana b'abahungu bafatwa n'ibitotsi. Uwo bita Petero na ba Yohana na ba Andreya na ba Andereya mwene se wa Yohana, abo bose ngo batangira gusinzira. Uko bari bari gusinzira, ngo Yesu araza ngo asanga basinziriye, ngo abaza Petero, arabaza ngo ariko Petero, ntimubashije kubana nanjye? Nibuze munyimye isaha imwe? Arababaza ngo niki gitumye musinzira bene aka kageni? Muri biro zanyu muririrwa mukora kuva mu gitondo mukagera nimugoroba. Ariko ubuzisa hari abantu nkunda bitwa abasilamu. Abasilamu ndabakunda, mbakundira iki? Baza amahame, bazi ikintu cyitwa gukunda isengesho, bakunda amasengesho, donc barabyubaha isaha yo gusenga. Ikintu cyitwa gusari baragikunda cyane, kabana nubwo yaba ari mu muhanda, isaha yo gusenga arayubahiriza. Ariko twebwe tuvuga ngo twamenye Yesu nk'umwami n'umukiza. Niba bene data b'abasilamu bivugwa ko ngo basenga Muhammad, ariko ntabwo ibyo bya Muhammad mbizi. Cyo nzi cyo nuko basenga Imana imwe rukumbi, niyo bavuga ara ubundi ara ni Imana, donc basenga Imana ara. Ntabwo ndumva basenga ngo Muhammad, ntabwo izo mbizi. Mu bitabo by'abasilamu nagiye numva bavuga ngo basenga Imana ara, Imana ya Yesu ashimwe. Ariko ubundi ara ni ijambo ry'icyarabu, ubundi ni bisobanura Imana. Rero bazi kubaha amahame n'agaciro byo gusenga. Buri saha barasenga, bagira buri saha barasenga. Mu yandi magambo, basenga 5 ku munsi. Urumva ko babigize nk'iyame kandi barabyubahiriza. Nico gituma mbakunda giye, bazi guha Imana umwanya. Ariko twebwe tuvuga ngo Kristo wacu, Yesu yabaje abigishwa babaza ngo mwebwe kuki mumburira n'isaha imwe? Kuva mu gitondo murakora n'ibyo nabahaye umugisha, nabahamugisha gukora ni sawa. Murirwa mu modokari, muragenda, murubaka, nabahaye ubuzima, ariko mumburiye 1 hour, isaha imwe. Nibuze isaha imwe murayinyimye. Ngo abigishwa ngo barongera biyongeramo akabaraga, ngo Yesu ngorongera kuko yabonaga urugamba ruri imbere ye rumukomereye, ngo arongera aracomoka yigira imbere aho gatarasenga. Yabona ibintu bizamukorerwa akasa nk'agize ubwoba, ngo akagaruka ngo kubigishwe. Yesu yabonaga ibintu bigiye kuzamubaho, ngo yumva agize ubwoba, niho yasenze isengesho rivuga ngo data nimba bishoboka iki gikombe kindenze. Ako kamwanya ngo agaruka kubigishwa, nabwo asanga basinziriye. Arababaza ngo ariko niki gitumye musinzira?
n'akanya twari kumwe musinzirijwe n'iki? Ni inzara se? Ni ibitotsi? Ni iki kibafashe? Barokora mu minsi y'imperuka mufashwe n'iki? Ibi bintu bibafashe ni bwoko ki? Ko mwahoze muri maso bigenze gute? Niki kigufasha wa munyamasengesho? Pastor, niki kigufashe representa? Niki kigufashe padiri we? Yemwe bantu bavuga ko mukunda Imana, niki kibafashe gitumye musinzira mukaba muburiye isaha Imana yo kubana nayo? Yesu aravuze ngo mwongere, haleluya, mwongere mu misaha imwe tubane maso. Ndashaka turaganira ijambo rivuga ngo kuba maso kugeza Kristo agarutse. Kuba maso. Kandi dore ikintu gitumye abantu basinzira cyane, Satani ari kubakoresha ikintu cyitwa uburetwa, ari kubakoresha uburetwa cyane, barangiza abantu kubera uburetwa bakananirwa, bakagwa icyo bita gacu, umunaniro mwinshi ukomeye, ku buryo n'abasengaga rimwe batagisenga, abiyirizaga ntibakiriza ubusa, usanga ibintu bikomeye cyane. Ikintu cyitwa gukunda amasengesho abantu barakiretse. Reka mbasaba mwongere gusaba Imana ibaha imbaraga, ibashoboze mube maso. Torero ry'Imana aho uherereye, mama akazi ka buri munsi, ibyo ukora bya buri munsi, ndagusabye ongera ube maso, twongere tubane maso, kuko Kristo agiye kugaruka ngo twari itorero. Bibiliya yaravuze ngo hahirwa abagaragu bazashangwa se baba bazasanga shebuza azaza agasanga bari maso. Ngo ndababwira ukuri yuko azakenyera akabicaza akabahereza, ngo naza mu gicuku cyangwa mu nkoko ngo gasanga bameze batyo, ngo bazaba bahirwa. Haleluya. Bibiliya ivuze ijambo rikomeye, mu nkurikire mu nyungu. Iravuze ngo ni igihe abigishwa ba Yesu, Imana ihimbazwe, ndumva afashijwe, ni igihe abigishwa ba Yesu bari bari ku musozi Elayono, ngo bicaye, Yesu atangira kubabwira iby'iminsi y'imperuka. Munkurikire mwumve. Atangira kubaganiriza ibizaba mu minsi y'imperuka. Hatangira kubabwira ko hazabaho ibihe bigoye. Atangira kubabwira ko azagenda ariko akazagaruka no gutwara itorero. Uko ari kubaganiriza gutyo, havamo abigishwa baramubwira ngo mwigisha, tubwire ibyo bizaba ryari? No kugaruka kwawe kuzaba ryari? Ni ikimenyetso kigaragaza iminsi y'imperuka bizaba ryari? Ni ibihe bimenyetso bigaragaza iminsi y'imperuka? Yesu abasubiza muri ubu buryo. Arababwira ngo muri icyo gihe, haleluya, hazabaho ibihe birushya. Ibihe birushya bizaba bimeze gute? Muzumva iby'intambara n'impuha, muzumva ibishyitsi. Donc ibishyitsi ni imitingito, le tremblement de terre. Le tremblement de terre ni imitingito y'isi. Bizabaho. Icya gatatu, hazabaho ikintu cyitwa kurengana, muzajya munarengana. Hazabaho akarengane ku muntu Kristo wese. Ikindi Yesu yababwiye, yarababwiye ngo kandi muri icyo gihe cy'iminsi y'imperuka hazabaho igihe gikomeye. Munkurikira mu nyumva itorero ry'Imana. Nizere ko mu nyumva umuntu uri kunyumva unyumva. Ndabizi neza ko ndi kumvwa n'abantu benshi. Uyirangara iki kintu ngiye kuvuga ucyumve neza. Haleluya. Hazaduka abigishwa b'ibinyoma, bazaza biyitirira Kristo. Donc arababwira ngo bazajya baza biyitirira Yewe. Bazajya bazinduka bavuga ngo nibo Kristo. Ikintu gikomeye kirimo Yesu yababwiye, bazanakora n'ibitangaza. Mujye mugira ngo ni Yesu waje, ariko aka kantu mukumve, bazajya bakora ibitangaza, bazajya babuhumura impumyi, bazajya babatanga n'amafaranga, bazajya batanga n'ubuzima bwiza, ariko ngo mugire ngo ni Kristo wagarutse ukora ibitangaza, ariko ntabwo azaba ari we, kuko Bibiliya yavuze ngo ibyo bizaba arimo kuramukwa nk'uko ibise bitungura umugore. Imana igufashe gusobanurire, igwe kuba amaso umenye, sobanukirwa iby'ibihe turimo ibyo ari byo. Yesu avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo hazaduka kandi n'abigisha b'ibinyoma. Kubera iki bazaba bahari? Bazaza bayitirira izina ryanjye, bazakora ibitangaza, muzabibona. Muri Egiputa barabikoze abakonikoni, Mose yashyize inkoni hasi n'abapfumu n'abakonikoni baba bahindura inzoka. Inkoni ya Mose nta gitangaza kirimo, kuko bafite imbaraga, na Satani afite imbaraga. Nibutse abantu ko impano Satani yari afite mu ijuru ngo zari 12, yaririmbaga amajwi 12. Ntabwo Imana igeze imwambura impano Satani yari afite mu ijuru. Iki kintu mukimenye, yarazimanukanye. N'abakoresha rero abanyabinyoma baracyafite izo mpano. Baza ikintu giteye ubwoba, bazayobya benshi.
no mu ntore z'Imana bazabayobya, bazababwira ngo nimuze tubahe amafaranga n'Imana yaduha. Nureba inzara iri mu rugo rwawe uzayaca uvuga ngo ubwo ari Imana ivuze. Kandi Yesu hari agakoryo yashyizemo aravuga ngo ntabwo ari jyewe. Ibyo bizaba bimeze nko kuramukwa, baziyitirira izina ryanjye ariko si jye uzaba wabatumye. Iki nicyo ndashaka kubabwira. Ni mube maso. Njya kubona nkabona ku ma YouTube umuntu aje ngo ariko nkumuye ngo ni Imana ivuze. Imana ivuze iti? Imana ntabwo ari Nyamatanga. Ngenda kubabwira ubutumwa bwiza. Ntabwo Imana ari Nyamatanga. Haroretse kuhanura numva ngo nimushaka ngo musubizeyo ngo ariko musubize kibaza ubutumwa bwiza ni uguhangana. Ijambo ry'Imana ntabwo ari uguhangana. Ijambo ry'Imana ntabwo risebanya, kuko Imana ntavuga abandi. Ntabwo ijambo ry'Imana ari ryo kwirirwa tutaramana abandi. Wavuze Bibiliya ugaceceka. Yesu ashimwe. Njyewe kuri YouTube kuri channel yanjye Bigirozi TV nishaka njye ndembwa n'abantu batatu gusa, ariko navuza ubugoryi. Njite gutyo ko ari ubugoryi. Nzajya mvuga kuri ijambo ry'Imana nishaka nceceke. Ndikeraho niyo harebwa n'abantu batatu. Sindi gukora umurimo w'Imana gutyo kugira ngo umenyekane cyane. Imana ishaka yamenyekanisha, byose bikorwa n'Imana, ariko icyo mvuga ni kimwe. Ni ikintu cyitwa kugira ukuri mu ijambo ry'Imana. Nubeshye abantu babwira ngo Imana iravuze itavuze. Hari umugabo nkunda hano muri iki gihugu, Thierry Murangira, KDF Beni, Imana y'umugisha, nyakubahwa aherereye, Imana y'umugisha. Hari ikintu wakoze numva ndaryohewe. Hari umugabo uherutse kwigereranya ngo na Yesu, ngo afata ngo inkoni ngo agendera haje ngo hejuru y'amazi, ngo yakoze ibitangaza. Ari ibintu byo gutuburira abantu, mwiyitirira imbaraga z'Imana gusa, mumubeshya ngo ni Yesu. Muvuga ngo namwe ngo mwakora ibitangaza nk'ibya Yesu. Ninde muntu waba warakoze ibitangaza nk'ibya Yesu? Ntawe. Kuri isi nta n'uzabonekaho. Ntawe. Ntabwo rero ushobora kwigeranya na Yesu ngo Yesu akwihorere. Imana nikorwa mu jisho. Uyu munsi wa none nabyutse numva itangazo kuri Radio Rwanda bavuga ko bamufunze. Ubita Sarongo ubarafunze, yageze mu maboko ya polisi. Plito yari n'abatabizi babimenye. N'undi muntu ushobora wese kuzahangara ijisho ry'Imana agashaka kwigereranya, ntabwo Imana izabyihorera. Ibi ndabivuga shimira Imana, shimira na leta yacu y'u Rwanda, leta y'ubumwe, shimira umugabo bita Thierry Murangira, umuyobozi wa RIB. Imana igumugisha kuko uri gukorana n'Imana cyane. Uri gukorana n'Imana cyane, hari ibintu utazigera uceceka kurebera. Uri gufasha Imana umurimo. Yesu aguha umugisha rwose. Imana iguha umugisha, Imana iha umugisha RIB, Imana iha umugisha igihugu cyacu. Ntabwo muza kurebera. Nimba umuntu ashobora kwangwa ari gukora ibitangaza ngo nawe yiyise Yesu, wiyita Yesu gute wewe? Wowe uri Yesu. Natwe nubwo tubwiriza yaciye bugufi imbere y'Imana. Njyewe meze haruherutse kwangwa ameze nk'umunyorogoto. Ni Yakobo yabivuze, yavuze ngo Yakobo wa munyorogoto we, ariko abantu ntibabyumva. Icyo yarashatse kuvuga yaravuze ngo aciye bugufi cyane. Donc yigeranya kari agasimba k'umunyorogoto, bigaragara ko twe turi abanyantege nke cyane. Kari agasimba k'umunyorogoto ni akanyantege nkeya, ariko kabeshwaho n'amazi yo mu nsina. Burya iyo imvura yabonetse nibwo kagira ubuzima. Iyo hari mu gihe cy'izuba nta muntu upfa kubona umunyorogoto. Rero Yakobo, Imana avuga ngo Yakobo wa munyorogoto we, nzakugirira neza. Donc Imana imugaragaza ko ari nkaho nta cyari cy'imbere y'Imana. Mu yandi magambo, twebwe turi faible mu maso y'Imana. Niyo mpamvu tugomba kwigereranya n'Imana. Imana yakirera. Mwirinde bamwe mujye kuhangana n'Imana. Hari n'undi bashyize muri yombi, bataye muri yombi, kandi numva ndanezerewe. Obita ngo mpano y'Imana ngo tubura amafaranga, ariko abantu boko. Bibiliya iravuga ngo bene abo nabigisha b'ibinyoma. Iki gihe rero turimo ni igihe cy'imperuka. Ni igihe twasohoyemo, hazaduka abigisha b'ibinyoma. Bazayobya na benshi, kandi abo bazakora n'ibitangaza kuko bazajya batubura. Donc bazajya bakora ibitangaza. Mugire ngo ni ibitangaza bya Yesu. Ariko Yesu aravuze ngo ibyo bizaba atari igenda batumye, ntabwo imperuka izaba yaza. Ngo ibyo bizaba bimeze nk'uko ibise bitungura umugore. Donc bizaba bimeze nko kuramukwa k'umugore. Kuramukwa ni igihe umugore yumva ibise bimufashe, ariko ngo icyo gihe imperuka izaba itaraza. Ariko Yesu avuze ijambo rikomeye. Haleluya. Avuze mu Batesalonike ba mbere igice cya 5, aravuze ngo ariko bene data, ibihe n'iminsi ntimugomba kubyandikirwa, kuko ubwanyu muzi neza yuko nk'uko umujura
mwumve iki kintu, aza kwiba urugo rw'umuntu akaza atunguranye, ngo niko n'umwana w'umuntu azaza. Kuki Yesu agereranije umujura na Yesu ubwe, akavuga ngo nzaza ntunguranye nk'uko umujura aza? Ntabwo Yesu ari igisambo, ariko ari kwitangaho urugero avuga ngo uko umujura aza kwiba abantu basinziriye akaza agatera Katare n'abantu basinziriye. Reka mbabaze ikibazo gikomeye bene data, namwe munsobanurire, ni gute umujura aza agafata Katarina cyangwa se agakingura urugi abantu bagasinzira ntibabyumve? Nta yindi mpamvu, baba basinziriye ibitotsi byitwa iby'umburamumaro, bya bindi mukristo nawe yasinziriye kugeza ku kigero mukristo yataye icyo bita umuzingo w'igitabo, asinzira ngo ibitotsi by'umburamumaro, ngo mukristo amusanga aryamye, muramubaza ngo niki kigusinzirije ahangaha? Mukristo ngo abyuka yirukanka n'umuzingo w'igitabo arawuta, ngo ageze ruguru umuvugabutumwa aramubwira ngo wataye, wabaye mupfapfa gute? Kuki wagiye kuruhukira hari ahantu warangiza ugata umuzingo w'igitabo? Asubira akora returu, akora urundi rugendo rutari ngombwa. Iyo usinzira hadagomba gusinzirirwa, urongera ugasubira ku gice, ukongera ukiga, ngo arongera asubira hepfo. Bene data, ni mube maso, mutegereze kugaruka k'umwami Yesu kuzageza Kristo agarutse. Ni mube maso torero, ibihe bigoye, abagenzi, intwari zirananiwe, hasigaye intwarane. Ibi bihe biragoye. Ngo bazanabagambanira, uzavuga ukuri kw'Imana bagushyire mu ijambo, bagushyire muri gereza. Uzavuga ijambo ry'Imana bazagufunga. Uranyumva neza? Bazagufunga uhorwa ijambo ry'Imana. Hazabaho akarengane. Ntabwo mvuze ngo mu Rwanda bazaturenganya, munyumve neza icyo nshatse kuvuga. Ndashaka kuvuga ngo ku isi yose, umuntu wese witwa umukristo, hazabaho akarengane ku mukristo. Isi yose izagira ikintu cyitwa kurenganya abera b'Imana. Kandi ibyo ngibyo Yesu yarabihanuye, yaravuze ngo ntabwo umugaragu aruta shebuja. Ubwo yageragejwe, umuti urahanuye. Ubwo Kristo yageragejwe, abasha no gutabara abageragezwa bose. Ubwo yaciye muri izo, natwe tuzabicamo, kuko umugaragu ataruta shebuja. Muraza kunyemerera mbahe umuti umwe w'icyo twakora kugira ngo Kristo azasange turi maso. Icya mbere ni uguha Imana umwanya, tugaha Imana igihe, tugaha Imana umwanya kugira ngo dukomeze tube maso tukabana nayo. Icya kabiri ni ugusenga ubudasiba, gusenga ubudasiba, tukaba mu buzima busenga. Icya gatatu, kugira urukundo, tugakunda bene data. Bibiliya yavuze ngo muri icyo gihe urukundo rwa benshi ruzakonja. Mwongere mukundane, mwongere mugire umutima ukundana, buri wese afashe mugenzi we, ufite uburyo afashe mwene se. Kandi bene data, iri jambo tuganiriye nirigufashe pe, nirigufashe. Imana yarivuganye nawe ngo ngirwe maso, utegereze kugaruka k'umwami Yesu, kuko ibigeragezo ntibizabura. Turacyari mu isi, intambara, amakuba, ibyago ntibizabura. Ariko muri ibyo bibazo n'ibigeragezo urimo none, ndagusabye ngo ongera ufate akanya ube maso bundi bushyashya. Imana iracyari muri twebwe, Imana iragukunda, ntabwo Imana yagutererana. Imana iracyahari. Ntabwo Yesu afite ubugome ngo akujugunye, oya. Ntabwo Imana yaturemye ngo itujugunye ngo dutererane. Muri ibyo yararimbye aravuga ngo ntiyaryama twashira. Donc Imana itubereye maso, namwe nimwibere maso. Reka mbabwire, ntabwo Imana ifite umwanya wo kukurinda. Ntabwo Imana ifite umwanya wo kukurinda, ahubwo Imana ifite ikintu gikomeye cyo kukubera amaso wowe plutôt. Unyumve neza icyo nshatse kuvuga. Imana ifite gahunda yo kukurinda, kurinda ubugingo bwawe, nawe ubwawe ukirinda. Mu yandi magambo, Imana wowe turebana, wowe Theoneste gutya, ni gihe mfite uburenganzira bwo kwirinda. Ntabwo Imana iza kundinda ibyaha, oya. Ntabwo Imana indinda ibyaha, ahubwo jyewe ndi mu isi. Imana ikindinda ni kimwe, indinda umubi, noneho nanjye nkirinda ibyaha. Yes. Ntabwo Imana iza kukurinda kwiba, ntabwo Imana iza kukurinda gusambana. Wowe ubwawe uri responsable wo kurinda ubugingo bwawe. Hanyuma icyo Imana iza gukora, yo iraza kurinda ubugingo bwawe neza. Hari uwavuze ararimba ngo niyirinda ubugingo bwanjye yonyine, niyo ubundi igomba kurinda ubugingo, naho ubwawe ukirinda. Imana igushoboze rero, ba maso, wibere maso. Imana igumucisha nkurikiranye, kandi ndanezerewe kubw'ijambo ry'Imana. Nyemera ngusengere, ngusabire Imana ngere guha imbaraga. Mwami Yesu, so mwami wacu Yesu, turagushimiye kubw'ijambo. Senge umuntu wese wumvise icyo uvuganye nawe mu ijambo ryawe,
dushoboze kuba maso kandi dukomereze amaboko. Ndabizi neza ko uzaza gutwara itorero, Mwuka wera w'Imana akomeze kubana n'abera. Senze ntya ni izina rya Yesu, amen. Yesu aguhe umugisha kandi mujye mumbabarira, ndabasabye aho bitagenda neza mwihangane, ndacyari hasi, ibikoresho byanjye ntibiragira, ndacyakoresha telefone ariko ntacyo bitwaye. Gusabe usengere dufatikanye hamwe n'umwami Yesu aduhe kamera. Ndashaka uriya mwaka nibuze mu ntangiriro nzagura kamera nanjye, Imana izamfashe. Ndabizi ko nzakora umurimo w'Imana kuri YouTube, namwe muzabigiramo uruhare. Kristo aguhe umugisha, Kristo akurebe neza.